nta muhungu ujya upfa kwishimira ko umukobwa amuhamagara ngo Besto. Ntago uko biri kose uwo muhungu ashobora kumubera. Ntago numva ko ashaka kumfata ngo mobe. Jewe numva umubesto yakubaka umubano. Yego yanawusenya ariko umubesto yakubaka umubano. Wa mukunzi wawe nta nshuti yawe ikaba yagira gutya ikavuga atakira. Akira wenda akakantu kifashisha. Sibyo? Ariko ntago washobora kwenda kujya kubwira umukunzi uti nagatike kaza kukureba nabuze agatike kaza nerega banumva Besto bakahita bumvamo ikindi kuko babihinduriye inyito. Inyito byari bifite ntago ari byo bikorwa muri iyo. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuri Pana D'Or. Tukaba turi ahantu heza cyane hitwa Pana D'Or Chez Vivens. Waba ushaka gusohoka yaba n'inshuti yaba n'umukunzi afite amajardin meza wahakorera ikirori ni ahantu heza cyane. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi turibanda ese umubesto yakwangiza umubano wagirana n'umukunzi. Ababesto turi kuvuga ntago ari ukuba uri umuhungu ufite umubesto w'umuhungu oya cyangwa uri umukobwa ufite umubesto w'umukobwa wapi. Uyu munsi rero turavuga ko uri umukobwa ufite umubesto w'umuhungu cyangwa uri umuhungu ufite umubesto w'umukobwa ese byagira ingaruka nziza cyangwa imbi ku mbano wafitanye n'umukunzi wawe. Uyu munsi rero ntago ndi njyenyine mfite umutumirwa umusore mwiza waberewe natwibwire atubwiye nuko bitekereza. Murakoze nitwa Ishmael Nitanga tukaba tugiye kuganira nkuko wari ubivuze ababesto niba bashobora kwangiza umubano w'abakundana cyangwa se bashobora kuwufasha mu gutera imbere. Yego. Ese Ishmael wowe ubwo urabibona ute? Ese umubesto yakubaka umubano cyangwa yawusenya? Tubwira uko ubibona no kubitekereza. Jewe numva umubesto yakubaka umubano. Yego yanawusenya ariko umubesto yakubaka umubano. Reka dufate urugero. Wenda niba mfite umukobwa dukundana hagira n'umubesto wundi umukobwa. Yego umukobwa. Uwo mukobwa w'umubesto ashobora kumfasha mu mubano wanjye kubera ko hari nk'ibintu abakobwa baba baziranyeho. Wenda akabazi ngo mugenzi we akunda ibintu bimeze gutya myenda imeze uku mu gihe cyo kuba nakorera nk'umugirlfriend wanjye akantu k'agasiripurize akaba yamfasha wenda ati kwita muri urukweto bigendeye n'ibyo akunda. Ngendeye kuri icyo nkaba mvuga ko ababesto rero bafasha mu mubano w'abakundana. Wavugaga ku ruhande rwa wowe uramutse ufite umubesto w'umukobwa n'umukobwa mukundana. No turebe no ku ruhande rw'umukobwa. No turebe wa mukobwa nawe afite umubesto w'umuhungu. Wabifata ute? Je numva nta kibazo nakabigize kubera ko niba amufite kandi hakaba ari besto nta kindi kibiri inyuma ngewe numva ntago nagira akantu ko gufuha cyase ngo nibaze ngo bimeze bite oya numva nta kibazo byaba biteje. Turetse ku ruhande rwawe tujye ku bandi. Ibyo byose ufite inshuti nyinshi zifite aba besto. Yego. Bo babifata bate babibona bate? Numva ko nabo bagakwiye kubifata nkuko mbifata ariko abantu ntago dutekereza kimwe ariko bagakwiye kubifata nkuko mbifata kubera ko ntago numva ko ababesto bangiza umubano. Yego birashoboka. Impamvu uvuga ko bishoboka wenda hari nk'igihe uwo mubesto w'umukobwa ashobora kuba agukunda nawe bikaba byabangama ariko mu gihe ari ubushuti numva ko afasha cyane ahubwo. Ubwo utubwiye ukwawe turebe noneho abandi uko babibona. Byose nyine nakubwiye ko ushaka kuba ufite izo nshuti nazo zifite ababesto ubona babifata bate? Ese barabyanga ese barabikunze cyangwa tubwire? Hari ababikunda reka bariho twibandaho. Hari ababikunda kubera ko nkuko nabikubwiye uwo mubesto arafasha. Niba wenda turi abantu ushobora kugirana ikibazo n'umukunzi umubesto akamenya uburyo agukansaringa. Nago umuhungu kuba njye nagirana ikibazo
n'umukobwa dukundana nshobora kubibwira undi muhungu mugenzi wanjye ariko ntago azabasha kunturisha neza nk'uko umukobwa we yakabaye abikora. Yego, ibyo byo guturisha. Ese wumva umuhungu yaguturisha gute, umukobwa we yaguturisha gute? urabona abahungu twebwe nta kintu twitaho, nta kintu twitaho nyine. bashobora kukubwira man sorry na bindi nyine bibaho niki, ako urumva ntago uko biri kose uwo muhungu ashobora kumubera, ntago numva ko ashobora kumfata ngo mobere. Nta muhungu uraguhobera. oya ego, ariko uwo muntu ntekereza ko uwo mukobwa wenda kumfata akamobera akambwira tuza gutya na gutya, wenda abakobwa tumeze gutya na gutya, bikaba byamfasha. Ndetse no ku wundi, si no kuvuga ngo njye nyine, no ku wundi bikaba byamufasha. Nanjye rero wenda tuvuga urugero, turakundana, mfite wa mu Besto w'umuhungu, hanyuma Besto tugiranye ikibazo arampojeje. Abantu benshi bajya bagiramo icyo kintu cy'ifuhe ngo yamuhojeje, wenda ari igihe guhoza hashobora kuvukamo akandi kantu, bigatangira wamuhobeye bikarinda bigera n'ahandi. Ibyo ntabwo ushobora gukeka ko byaba bo aho ngaho, ntago nakeka ko byaba, bitewe n'uko hari ikibazo ahubwo aho cyaba gihari cyuko abantu batarasobanukirwa wenda ngo Besto se ni muntu ki. Ngiye ku bwanjye numva Besto ni ya nshuti, kuko ya nshuti uba uvuga uti ni inshuti yanjye, ko byaba bimeze kose cyaba cyose ni inshuti yanjye. Ni wa muntu nshobora kubwira amabanga, ni wa muntu nshobora kubwira umunsi ku wundi uko umunsi wagenze, ariko bidafite ibindi, hatari imirongo tutagomba kurenga. Ntago bivuze ko twarengera ngo wisange twakoze ibindi. No muri uko kumoza wenda cyangwa se kumumuriza ntago ashobora kuzamo ibyo bindi. Ariko abantu bamwe na bamwe hari igihe profita batangira kumuhoza mujama kisanga bya bindi, cyangwa se wenda nkuko nabikubwiye uwo mu Besto wawe akaba afite akantu, akaba gufitiye akantu, akavuga ati ye mbonye amahirwe yo guprofita kuko bagiranye ikibazo. Ariko koko niba ari umu Besto wa nyawe azi igisobanuro cy'ubucuti, ntago yagakwiye kugufatirana mu kibazo, ahubwo numva ko agufasha gushaka uko uva muri cya kibazo. Yisanze se byabaye nawe yagerageje kubirwana bikanga, cyangwa ibyo ntago bibaho, aba yabikoze abishaka. Ntago niba mwariyemeje, niba sinzi wenda iyo umuntu ugiye kumuhitamo ngo uvuge ngo muhisemo ngendeye kuri ibi ngibi, kuko iyo ugiye guhitamo nk'iyo nshuti numva ko ni wa muntu muba wenda mumaranye iminsi, cyangwa se mushobora kuba mutanamaranye iminsi, ariko akaba ari wa muntu mwizerana, uvuga uti uyu muntu ndamwizera, uyu muntu se hari ukuntu muzi, hari icyizere mufitiye. Kuko buriya umuntu ujya kubwira umunsi wawe ko wagenze umunsi ku wundi, ibyo wiriwemo, ibyo wakoze, ibibi, byiza, no kuba umwizera. Rero ntekereza ko umuntu aba adakwiye kuzana ibyo ngo ashake ko hari ikindi kirenga kuri uwo mubano. Nkumva rero ko nta mpamvu mu gihe byanabaye ngo ntago buba mukiri ababesto, haba habayemo ikindi kintu, haba habayemo mwarengeriye, hari indi ntera biba bigiyeho, ntago biba bukiri bwa bushuti rero bwa Besto turi kuvuga. Hari ibintu bijya biba, wenda urugero nkaba wenda tuvuga ufite umusheri afite, noneho wowe ufite umubesto wawe aguhaye impano iragushimishije, waguhaye impano ntigushimishije, akaba yagira akantu k'akabazo, mukamwana ashwana nyine bikamubabaza, akanakubwira ko byamubabaje. Muri icyo gihe wabyitwaramo ute? Njyewe mu kumusobanurira numva ko namusobanurira mubwira nti ntago bikwiye kukubabaza, kubera ko ahubwo ntekereza ko yagakwiye kwegera wa mu Besto wanjye akamubaza atese akunda iki. Numva ni nk'amahirwe meza y'ababonye yo kubona umuntu nzi neza, uzi ibyo nkunda, ibyo nanga n'ibiki, ahubwo bikamufasha ko nawe yamwegera akamuganiriza, akankorera nyine ibyo nkunda, ibyo nshaka, kuko uwo waba abizi. Rero nkumva ko aho ngaho ntabwo byaba imbogamizi kuba yamaye ikintu wenda kikanshimisha kuruta icyo umukunzi yamaye. Ntago yagakwiye kubigiraho ikibazo umukunzi, ariko abenshi bajya babigiraho ikibazo. Yego, bitewe nuko wenda umukunzi aba atakwizeye, cyangwa se nakwizeye ariko akavuga ati se uwo muntu mufitanye uwo mubano. Ariko buriya ntekereza ko mu gukundana abantu bagakwiye kujya barenza amaso ngo bumve ko ntago umuntu mushobora kuba inshuti
ariko bitavuze ko hari ikindi. Muratandukanye, ni umukobwa ni umuhungu ariko mukaba inshuti, nyamara nta kindi, muri inshuti gusa. Abantu bakwiye kumva icyo kintu nako ko kibaho bakacyumva. Utubwiye ko muri icyo kintu cyo kuba uwo musheri wawe yakwegera uwo besto wawe, yego, bakaba baganira akakumenya muciyeho, yego. Ese ubwo uwo mu besto wawe aramutse adakunze uwo musheri wawe, kwa kundi utiyumvamo umuntu, atari uko wenda hari icyo umushinja cyangwa hari ikindi kintu uzi wenda kibi yakoze, yego, ako ukumva ntumwiyumvamo, ibyo bintu biraba, yego, bibaho. Umuntu ukumva ntumukunze ariko nta n'icyo mupfa, hashobora kubamo ako kabazo, ntibiyumvanemo, byagenda bite? Numva wasaga nkaho ari nkaho uri kugira abantu inama ngo uwo musheri yegere uwo mu besto, habaye ikibazo cyo kutumvikana none hagati yabo, umwe ntakunda undi. Numva ko njyewe nk'uwo ko biri kose buriya besto mwamuziranye wenda mbere ya girlfriend wawe cyangwa se umukunzi wawe, yego. Rero icyiza burya umuntu wese yakabanje kujya abwira umukunzi we, wenda akamubwira ati uyu muntu ni inshuti yanjye, dufitanye n'ubu bucuti, dufitanye uyu mubano. Numva rero ko umubesto ntago yagakwiye kwivanga ngo anenge umukunzi wanjye. Ashobora kumbwira ati hari ibitameze neza gutya ariko ntabyinjiremo cyane. Hanyuma se umukunzi anenze besto, nawe ntago yagakwiye kumunenga. Abikoze nibaza ko wenda shobora kumva impande zombi, ariko abikoze nawe ni ikindi kintu yaba akoze ahari. Abikoze noneho hakabura ubwumvikane pe, bikanga avuga ati hitamo besto cyangwa njyewe, nahitamo nayawe, wahitamo iki? Aho birangoye icyo nahitamo, ariko sinibaza uwo mukunzi nawe kereka hari twarengeje. Hari ukuba buri gihe uko uri kumwe n'uwo mukunzi wawe uhora uvuga uwo mu besto, ibyo bishobora kuba ikibazo, bikaba byayimbogamiza, akavuga se uyu muntu ahora avuga, uwo muntu ahora agira ate, ngaho niwe bari kumwe, ngaho bimeze bite, ugasanga basohotse, ugasanga bibaye ikibazo. Urumva aha niho hana ndashobora kukubwira ati rero mitamo, kuko urumva niba wanshaka nkabwira ni oya ndi kumwe na nshuti yanjye ntago mbonetse, bikaba rimwe, bikaba kabiri, bikaba gatatu, mukunzi ashobora kuvuga ati kumbe niwe usigaye ubonera umwanya kurusha njyewe, aho bishobora kuba ikibazo. Ariho ntekereza ko ashobora kumitishamo, ariko mu gihe bitabaye utarengereye, ntago nibaza impamvu umukunzi yamitishamo ngo hagati ya. Hari abantu baba bafuha cyane, barahari, turanabiza. Hari abantu baba bafuha, afite uburyo ki agushaka ngo ubu we wenyine nta wundi muntu, ego. Ubwo bibaye akavuga ati ninjye cyangwa we. Numva ko rero ntago yagakwiye kujya fuha cyane ngo yumve ko afushye, ngo avuge ngo niwe wenyine, ni njyewe nshaka ko uba njyenyine tu. Ntago numva ko byagakwiriye, ahubwo yagakwiye kujya bifata ko biraho ati ko kubona umukunzi wawe afite inshuti wenda yisangaho, ko hari n'igihe uba utisanga kuri iyo nshuti yawe, kuri uwo mukunzi, ngo umwe wamubwira byose, ariko ugasanga ya nshuti yawe uyibwira byose, umwisanzuraho, uramubwira. Rero nkumva ko nta mpamvu yo gufu mu gihe mutarengereye. Hari igihe kurengera bibaho kenshi, ugasanga besto akenshi basenye uwo mubano uba ufitanye n'umukunzi wawe, murengera ako kantu kabayeho ko kurengera. Reka tuve ku ruhande rwawe twumvishe yuko wenda udashobora kurengera iyo mipaka utayirenga, noneho habayeho ako kantu ko gucikwa mukarengera, wabyifata mute? Yewe n'uwo muntu mwabirengeranyeho akavuga ati ngewe n'uburi besto wanjye rwose shimeye ndagukunda, wabigenza ute? Oya, icyo gihe ntekereza ko ambwiye ngo arankunda, kandi nkaba mbona ko urukundo arimo aravuga atari urwo twari dusangamo, ari urundi ufitanye na wa mukunzi wawe ari kuvuga. Nabyanga. Wabyanga? Namubwira ntiho ya rero icyo twemeranyijwe ni ubushuti, ntabwo twemeranyijwe gukundana. Ngewe ku giti numva ko n'undi muntu wese niba hatangiye kuzamo icyo, ahubwo bwa bushuti mushobora kubugenza gake, mukabugenza gake, cyangwa se ukamubwira uti nyamara ibyo twemeranyijwe turi kubirengaho, ntabwo ari ibingibi
byagakwiriye. Numva ko rero ntago nawe numva ko adakwiriye kurengera ngo avuge ngo habayeho ko hazamo ibyo byo gukundana. Ariko bibaho ubwo niba bibaye se uwo mubano wafitanye n'uwo mubesto wawe usenyuke cyangwa yemere mukomeze cyangwa oya ushobora gusenyuka azanyemo ibyo gukundana kandi abizi ko mfite undi dukundana. Yego njyewe nshobora kuwahagarika. Yego hari ukumubwira tugakomeza tukaba inshuti ariko yaba ashaka ibyo mubana tukawuhagarika. Icyo cyo gishobora gutuma tuwuhagarika. Umuntu mwabaye inshuti igihe cy'imyaka 10 urumva ko atari wenda dutanze urugero rw'imyaka 10 ko hari igihe abantu baba inshuti guhera bakiri bato. Yego urambwira ko uwo mubano wose iyo myaka yose mumaze muri inshuti biba bisenyutse. Uko biri kose ntago bita bipfa kuba ngo bite birangira gutyo ariko ushobora kumugenza gake gake kamubwira rero ikintu uri gushaka ntago kiri gushoboka ukamugenza gake gake ukamubwira nyine ugashaka uburyo kuko nawe uba umuzi ugashaka ubundi buryo ukoresha butuma bya bindi bigenda bimushiramo bya bindi nyine byo kuvuga ngo aragukunze bigenda bigabanuka cyangwa bikanamushiramo mukaguma mukibera inshuti. Yego aba best urumva nta kibazo wamenye uko byitwaramo. Yego nta kibazo ubwo noneho se agize mu ruhare noneho tubonye ko yaba ashobora kuba agukunda wenda uwo mubesto aramutse agukunda noneho agakora uko ashoboye wa mubano bafitanye n'umukunzi noneho akawusenya burundu bibaho ugasanga umubesto yasenye umubano yarafitanye n'uwo mukunzi nyine tuvuga ufite umubesto agasenya umubano bafitanye n'umukunzi burundu. hari igihe bibaho akaba yahita akundana n'uwo muntu ababesto bagakundana ukaba bana yewe ibyo bintu bibaho. ni ukuvuga ngo aho nibyo natangiye nkubwiye ntago bwa bucuti buba bugihari murumva muba mwarengeje niba abugerageje kubatandukanya nawe ukabibona ko ari kubatandukanya ukabyihorera numva ko abakabije nawe nibyo navuze kuko hari igihe ushobora kuba nawe umufite ibyiyumviro wenda utabimubwira ariko bihari kuko niba mutangiye guhinduka uko mwari mubanye mugahinduka mugatangira kurengera kugeza ubwo utandukana na wa mukunzi wenda nkuko nabikubwiye mukunzi ashobora kukubwira ati njye rero ndabona bimbangamiye ku buriya muntu wenda murabonana cyane ukagira uko ubyitwaramo avuga uti koko ya nshuti yanjye nkwiye kugabanya uburyo tuhorana tubonana ukagira uburyo nyine ubimanaginga ubishyira ku murongo muzima byombi ukabishyira ku kigero gikwiriye hatabayeho kubangamira wa mubesto wawe no kubangamira umukunzi wawe. Rero nkumva ko ntago hashobora kuzamo ikibazo mu gihe cyanajemo nk'ibyo wari uvuze uti ese ko ashobora kubatandukanya n'iki uko biri kose ntago bita byikora ku kanya hari ibibanza wenda ukabona yatangiye guhinduka yatangiye kugira gute shobora nibyo nakubwiye ushobora kumubwira uti rero uri gukabya cyangwa se uri kurengera igira uko ugabanya ibi ngibi. Yego numva ko nawe wamuganirije byahinduka. Rero tuvuge ko byabaye byiza noneho wa musheri wa mubesto babaye inshuti tuvuga urugero mfite umubesto mfite n'umusheri nawe ugasanga babaye inshuti wowe ukaburizwamo ako kantu karaba ugasanga kuko bose ari abasore bari kwisanga mu bintu byinshi bari gusanga bahuje ibintu byinshi barasohotse bagiye hehe na hehe bakajya baguha amakuru ati turi kumwe ati n'iki ntago ubura akantu usa nk'uburizwamo. Yego kandi ari nawe wabahuje ukahita wumvugiza ikibazo batangiye kunyibeta bitangiye kugenda gute ariko numva ni ikintu cyo kwishimira ahubwo ko babaye inshuti ariko ari igihe kazamo nyine kazamo kuko turi abantu ushobora kuzamo ukavuga ati ko batangiye kujya banyibeta bimeze bite ariko numva ko nk'uko wenda yaba nk'uko bivuze ari abahungu babiri umukungu mukundana no mubesto wawe bagiranye umubano numva nta kibazo. Kimwe nk'uko twabivugaga nanjye uwo mubesto wanjye w'umukobwa agiranye umubano n'uwo mukunzi wanjye numva ko byaba byiza kurusha kuko wenda ashobora kujya amenya ibyo ntarinzi kuko kuri uwo mukobwa wenda baganiriye bikamfasha kuba namenya nanjye umukunzi wanjye ese akunda ibiki ese ameze ate ikibazo barageraho bakaba inshuti no ukajya ukumbura buri umwe ku giti cye
ukajya ukumbura wa mwanya wagiraga n'umubesto mwenyine, ukajya ukumbura wa mwanya wagiraga n'umukunzi mwenyine, noneho mukajya mubu wa batatu. Yego, ariko ni ukuvuga ngo niho hahandi nyine besto aba ari inshuti yawe. Ushobora kumubwira ati rero ndi kubona mutangiye kumburira umwanya, ntukimvugisha ntibikimeze gutya, ukabimubwira kuko aba ari inshuti yawe. Rego uwo muntu ukabimubwira ukamubwira ati rero ndabona uyu mutangiye kujya munyibeta, kwaje mukwiye rero ukamubwira nanjye mbonera umwanya tukibonana bikimeze gute. Yego, ariko wabimubwiye ntekereza ko yabihindura nawe kaba ari inshuti yawe. Erega ni uko abantu wenda muri iyi minsi usanga nk'urubyiruko cyane akavuga ati umubesto, kumva ni wa muntu bajya kwifotoza, ni wa muntu se bajya mu birori runaka bajyanye bagize gute. Nekereza ko atari bwo bushuti wenda bw'ububesto tuba tuvuga, kuko nekereza ko ni ya nshuti yawe uba wizera kuko ishobora kuguhana kakubwira ati gutya na gutya ibi bintu ntago ari byo, uri mu bintu bitari byo. Uri mbese wa muntu ushobora kukuha umurongo akakubwira ati iki ntago ari cyo, iki ni cyo. Iyo niyo nshuti tuba dukeneye. Apana wa wundi ukubwira ngo hahiye tugende dore ahantu hahiye. Oya, ya nshuti ikubwira ati tujya ahantu bitewe nyine ukwifuriza icyiza. Nekereza ko nibyo wavugaga, niba kuko ari ya nshuti yawe. Ubwo bucuti ubwo wandi byo ngo ahantu hahiye ngo kwifata, ibyo ni ikigare ntago twari. Yego, ntago ariko hari ababyitiranya akavuga ati ya nshuti tujyana ahantu hahiye, iriya niyo nshuti yanjye, ni mukamenyana mu byiza gusa ibibi ukamubura. Ariko ya nshuti turi kuvuga hano ni wa muntu no mu bibi, wa muntu ugaragara mu byago, sibyo, mu byago, mu bibazo akagaragara. Nko Abanyarwanda baca umugani nyine ngo inshuti nyanshuti bimenyera mu byago. Wa muntu uvuga uti koko mu byago arahari, mu munezero arahari, uyo niyo nshuti koko ubukeneye. Tubonye ko inshuti besto ni ingenzi, ubucuti buba bukomeye cyane. Ese wizera ko ese hagati y'urukundo n'ubucuti niki kiramba kuri wowe? Ntabwo mvuze na muri rusange. Haramba ubucuti. Ego, haramba ubucuti kuko rukundo umuntu murakundana ejo mugatandukana. Numva ko wari ku bucuti nkuko twabivuze, umuntu mushobora kumara umwaka umwe, 2, 3, 4, 5 mukiri inshuti. Yewe nubwo ashobora kujya kure cyangwa se bikagenda bite, ariko abakiri ya nshuti yawe ushobora kugaruka mukibukiranya twa tuntu mukagira gute. Ubucuti bwo buraramba. Ariko uzarebe urukundo hari igihe utandukana n'umuntu bikaba bibaye ibyo ngibyo, mugasanga mutangiye no gukumbura noneho bya bihe, ugasanga bise birangira. Ariko ubucuti igihe cyose aho yajya hose muguma muri inshuti. Kuri icyo rero haramba ubucuti. Ukaba wahisemo noneho kare nakubajije nti ese wahitamo umukunzi cyangwa inshuti? Tubonye ko umukunzi rero ari ibintu birangira bikanibagirana nyine mukabyarana. Ariko inshuti ni iki? Ubucuti ni ikintu gikomeye kiramba. Ukaba wahisemo urukundo. Urumva uri kubihuza ute? Uko nabihuza, navuga ko urukundo ni sawa, ariko ubucuti cyane kuko buriya nta nubwo abantu bajya bakundana batabanje kuba inshuti. Burya bajya babanza bakaba inshuti, kavugana bagatangira bavuga ati inshuti yanjye gutya. Kuko na benshi uzarebe n'abahungu benshi wenda iyo bari kuvuga atangira kubwira tuba inshuti n'iki, cyane ko buriya niyo batandukanye nkuko tubizi ari benshi bukubwa ati noneho niba iby'urukundo bitari gukora reka twibere inshuti. Urumva rero ubucuti ni ikintu gikomeye cyane. Rero duha agaciro ubucuti, tuha agaciro cyane. Yego, duha agaciro ubucuti. Tuve kuri icyo cy'ubucuti noneho tureke abo babesto n'abo bakunzi, turebe kuri sosiyete. Uko muri batatu mushobora kuba mwumvikana, wowe n'umubesto wawe n'umusheri wawe ukumvikana, ariko sosiyete yo hari ukundi bibona, ikaba yajya mu matwi ya wa mukunzi kamwe ati uriya bucuti afitanye n'uriya mubesto, bakaba basa nk'abamuca intege. Ibyo bintu biraba cyane. Nk'uko nabikubwiye, niba uwo mukunzi wawe azi iyo nshuti, nikiriza ko nta kibazo abo bandi bo ku ruhande bamubwira yagakwiye kuyigira, nyine kugira ikibazo
ngo avuge ati bambwiye, kuko muri sosiyete abantu tubona bitandukanye ariko ntikabura. yego ntago kabura. hari ibyo nakubwiye nanone, burya abantu akenshi bajya bavuga bitewe n'ibyo mwaberetse. niba kuko nk'uko twabivuze wa mu besto wanjye tumarana amasaha wenda 8 kuri 12, ibyo bintu urumva ni hatari. ahantu hose ngaho aho ngiye aho mbarizwa na warahari, urumva icyo gihe sosiyete ishobora kubibona ukundi. na wa mukunzi nibyo nakubwiye akavuga ati niba bamubwiye ko uciye hano ndi kumwe nawe nimugorana haciye ejo narahaciye, ashobora kwibaza se uwo mukunzi bimeze bite, uwo muntu ubwo bucuti mufitanye bumeze bute bwa buri kanya. niho na sosiyete ihera ivuga. ariko mu gihe se yari ya nshuti wenda muhura mukaganira akagira ibyabamo, kuko nubwo tuvuga ngo ni ya nshuti yawe, ntago ari kuvuga ngo ni wa muntu mubanye kuva mu gitondo kugera nimugoroba. oya, ni ya nshuti ushobora guhamagara ukamubwira. yewe biranashoboka ko mushobora kumara iminsi 2 cyangwa 3 mutavuganye, ariko ntihagire igipfa. mukaba mwamara iyo minsi mutavuganye, ariko ntihagire ikintu kiba pe, bikaguma ari bwa bucuti. ariko mu gihe ubona ko ibintu bimeze neza, uwo muntu ntekereza ko atagakwiye kwita kuri sosiyete, ko naba kuzi niba kwizera uwo mukunzi akwiye kurenga ibyo byose ibyo sosiyete ivuga n'ibiti. kandi nawe irinde gukora ibituma sosiyete ivuga ibidahari. uretse ko icyo gihe ntekereza ko baba bavuga n'ibihari, niba kuko ari bwo bababona bakaremereza yabona ati baciya kandi bari bafatanye n'ukuboko. mbonye byari bimeze gutya. urumva rero namwe mukwiye gukora ibidatuma sosiyete ikabye. reka tubivuge uko ikabya ngo ishyiremo ibikabyo ibe yabwira umukunzi wawe. ubwo ni ukuvuga ngo niba dusohotse mu muhanda kugira ngo badahamagara wa musheri wawe, twiyoberanye se cyangwa duhindura uko twari dusanzwe tubanye se oya, nanone ntago bivuze kwiyoberanya. bivuze ngo urashyiramo metero urugende hariya, sibyo ko bagomba kwishyiramo muri covid. yego bagomba gusigamo metero, ariko ntago biba bivuze ngo mugende koko cyangwa umubwire ngo genda ndagusanga. oya, none riga bwa bucuti cyane ko buriya ntago niba umuntu muri inshuti mukwiye kurenza amaso na sosiyete. nimwite ku byo sosiyete ibabwira cyane, ahubwo mukareba ese ubwanyu mwebwe ubwanyu murabizerwa, nta kindi kiri hagati. koko uzarebe abantu bakuvuga ikintu kidahari, kuko nta muntu batavuga. umuntu bashyira hariya bakavuga ibintu bidahari bikagenda gute. ariko mu gihe muri namwe ubwanyu mwiyizera, numva ko nta kibazo. mukwiye nyine gukora byabi ibyo twavuze, rega nko kurengera ko nk'uko twahoze tuvuga ngo ashobora kugufata wenda akaguhobera akagira ate, ariko nawe narengere aguhobera atakwegereye cyane. yego atakwegereye ngo bigire. yego namwe nimurengere, kuko muri abantu mushobora kumugani nk'uko wabivugaga kwisanga hari ibindi bibaye, ariko muri abantu mukwiye nyine kwikomeza mukavuga ati hari imirongo itarengwa. rero ntago numva ko mwakitaye kuri sosiyete cyane. sosiyete ntikabe ikibazo uwo mukunzi nawe kandi nakumva ibya sosiyete amabwire. burya icyiza ni ukuza akakwibwira ati ariko ko ibi bitameze neza. niyo mpamvu kuganira iki kintu cy'ingenzi, yaba hagati y'inshuti yaba hagati y'iki. urebye n'ahanini niyo nshuti bari ahanini kuba ari ukuganira, kubera ko niba njyewe nagize ikibazo ya nshuti nza nkaganiriza nkamubwira se byagenze gutya, ibi byanze, ibi byemeye, nagize gutya. cyane ko niyo umuntu ari inshuti nk'uko ari inshuti yawe koko y'umubesto, ni wa muntu uba uvuga ngo azi ibyo nagiyemo, wenda azi ibyo nakoze, azi ibyo nagize gute. yego mwumva ko rero mu gihe wagize icyo wagiyemo cyangwa se wagize icyo wakoze, besto mubwira nyine muganira. ni nk'umuntu wese ariko aba akeneye inshuti imuganiriza, bavugana, kuko ni ikintu gifasha kubona umuntu muganira. ese umubesto tubonye wawe umubesto n'umusheri, hari ibintu ushobora kubwira besto udashobora kubwira sheri, noneho sheri akabimenya ko hari ibyo ubwira besto utabasha kumubwira. hari ukundi ashobora kubifata. yego ashobora kubifata nabi, ashobora kuba ati ntabwo nyizera, akarira bikaba induru.
gusa nk'uko tubizi nawe hari amabanga ababwira wenda nk'abandi bakobwa inshuti ye cyangwa se niyo inshuti ye y'umujama wenda afite nanjye atambwira. tuvuga ko abayigije nkana iyo arakaye nawe ababizi hari ibintu uba utabwira umuntu ariko ya nshuti yawe urabubwira uti burya gutya byabaye sibyo. Ariko ntago ushaka kubwira umukunzi wawe ngo gutya na gutya, cyane ko buriya hari nk'igihe ushobora kuvuga uti mfite ikibazo runaka wenda nyine kujya kureba umuntu wa mukunzi wawe ya nshuti yawe ikaba yagira gutya ikavuga ati akira wenda aka kantu kifashisha sibyo. Ariko ntago washobora kwenda kujya kubwira umukunzi nawe agatike kaza kukureba nabuze agatike kaza kukureba yego ntabwo ushaka kubimubwira cyane. Ariko ya nshuti yawe wayibibwira yego ukamubwira uti nyamuna ndwanaho njye kureba umukunzi bimeze gutya na gutya yego. ese umukobwa njye nk'umukobwa abakobwa kuko ndi umukobwa ubwo nyine ni nkaho ndi kubavugira umukobwa njye nshobora kuvuga nti uriya muhungu ni besto wanjye, ariko se umuhungu ku giti cye we yagabatisha uriya mukobwa ni best friend wanjye akaba yabivuga no mu bandi. tubwiye njye mvuze ku ruhande rw'abakobwa we tubwiye ku ruhande rw'abahungu. Aya numva ko nako niko bimeze. Nta muhungu ujya upfa kwishimira ko umukobwa amuhamagara ngo besto. Yewe nanjye ntago numva ko twaba turi twenyine cyangwa mu bandi ngo ambwire ngo besto no azi izina ryanjye wenda yakarimamagaye kuko ntabwo erega izina besto ari ryo risobanura bwa bushuti. Muri rusange nta muhungu ukunda ko n'abandi bahungu bakubwira ati mani biriya bintu ntabwo ari byo murasabye abahungu baraguserereza nawe bakubwira ati mani gute umuntu akwita besto. ntago baba babyumva ukuntu wowe wagira best friend w'umukobwa ngo bikunde mugize gute. baba bakeka ko cyane baba bakeka ko hari ikindi kiri inyuma y'ibyo ngibyo bitari ubwo bucuti gusa. baba bavuga ko ikindi kibyihishe inyuma ntabwo tubyumva ukuntu wowe nuramuka nese ubwo umunsi wose mwakwirirwa nawe gutyo gusa ntabwo baba babyumva neza. kandi byashoboka ko mushobora kumara, ariko nanone ntabwo kumuhamagara muba ngo besto cyangwa postinga ngo besto waje umujama biramubabaza koko ahita nyine yumva bagize akantu n'abandi baranamuserera ati mani besto. ubwo ababikora ubabwiye ko ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza kumwita ngo besto, kumwita ngo besto wanjye wamupostinze besto iki oya. ku muhungu ntabwo abifata neza, muba mufite n'ubundi bwa bucuti bitari ngombwa kujya kumuhamagara gutya. Yego. Ese mu gihe ushatse umugore cyangwa mu gihe ushatse umugabo ugomba kugumana uwo mu besto? Aho ngaho rero burya iyo umuntu yashatse nyine hari indi ntambwe abateye. Yego bwa bushuti burashobora koko bushobora kugumaho, ako ntabwo ushobora kubwira umugore cyangwa kubwira umugabo ngo wari uri kubwira besto amasaha 5. oya biba byahindutse. Njyewe na ya nshuti yawe igira uko yamyitwarira, igira uko utangira kukwitwara kurumva babaye umuntu w'umugabo cyangwa se n'uwundi aba yabaye umuntu w'umugore abonye izindi nshingano afite undi muntu wo kwitaho. Bwa bushuti bushobora kugumaho, ariko noneho nk'ibyo twavugaga kwakunda gufata wenda mu bana akaguhobera akagira ati oya bishobora kutagumaho. Kaba ari wa muntu ushobora kubwira ikibazo ukamuhamagara ukamugisha inama, ariko ibijyanye na geste byo nekereza ko ntabwo biba bigihari cyane iyo umuntu yashatse. Yego bitanga iyindi sura. Rero wagira iyihe nama abantu bafite abo ba besto? Ese ni gute wabyitwaramo? Bagira inama? Inama nabagira nk'uko twari tubikomojeho n'ibyo mu gihe wenda atarashaka urugo amufate bwa bushuta bukomeza, ubushuta ariko budafite ikindi bugamije, butagamije wenda kuryamana se cyangwa gukora ibindi. Oya bwa bushuti bwo kuvuga ngo umuntu yangira inama iki ngiki namwitabaza byagenda gute, ubwo nibwo bushuti koko. Kugira uwo muntu ni iby'agaciro, kugira iyo nshuti imeze uko nguko. Ego nuko abana rega banumva besto bakahita bumvamo ikindi, kuko
babihinduriye inyito. Inyito byari bifite ntago ari byo bikorwa muri iyo bifite inyogo yabyo. Rero numva ko kugira umuntu ni byiza kuko kugira inshuti, ya nshuti imenya ibyawe, ya nshuti muganira, kumugira ni byiza. Nabwira abantu bamugire ndetse nabo babafite kandi yo kubangama nkuko twabivuze twakomeje kubireba, ni byiza kumugira ariko nanone hari icyo biteza nkuko wahoze ubimbwira, hari igihe umukunzi afuha, hari igihe sosiyete ibona ukundi. Rero ni byiza ko buri ikintu cyose iyo kibaye cyiza cyane bitera ikibazo, nanone iyo kibi cyane bitera ikibazo. Mu rugero akaba ya nshuti ariko hatarimo kurengera, kandi sinibaza ko n'iyo nshuti yawe nayo yakwishimira ko ugira ibibazo mu rukundo, yagakwiye kubaho ubwo kubafasha muri ubwo rukundo. Rero nkaba navuga ngo aba bafite mubakomeze mutarengereye, abatabafite nabo mubashaka, ariko nanone niba bashimye kuguma uko bigumiruka. Ariko muri rusange kubona umuntu w'inshuti ubwira ibintu ni ikintu cyiza. Urakoze kutugira inama. Mwakoze cyane. Rero tubonye ko ikintu cy'ababesto ni ikintu cy'ingenzi cyiza kandi ndetse cyakwangiza n'umubano. Rero gutuma umusheri wawe n'inshuti yawe bamenyana ni ikintu cy'ingenzi mu mubano, ariko tugira uko tubigendamo. Abantu bafite ababesto mushaka uburyo mubigenza, mugabanye uko mwakwitwara n'uwo mubesto kugira bidateza ikibazo. Umubesto ntihagire ikibazo no kumukunzi hagira ikintu kiba. Mukomeze inshuti zanyu kandi ubucuti bwogere. Mwakoze kubana natwe, mukore subscribe, like na share, tubwiye muri comment uko mubyumva, muduhe ibitekerezo byanyu. Naho utaha.